urumva bukeye bwawe yagarutse turi gukora inkuru kariko imeze ati ngewe ibintu byanjye mu mucyo nk'uko izina ryanjye ryitwa ntabwo ugeze yitamo hari inyamirambo mu biryogo ati bimeze neza cyane urumva ariko nanjye nge nari nkibabwira ari utuntu nyine ureba ukavuga utu tuntu tuzabyara nawe ugutera mu bwoba ubwo nari mvuze nti umuntu wabonetse mu bantu 8 n'ubwo ndahari n'abandi bari kumwe bo bahari yego akagaragara rwose kuko nkuri muri APR 100% kandi ari umunyamakuru hakaba nibuze ahubwo nabo tutabonye pari raporo ye uko ndavuga mu myitwarire ya APR ko ntago wavuga tutabeshyanye mu bigaragara ariko tuvuga mu bigaragara n'amaso y'umuntu ntago rigani yagaragaraga nk'umuntu wijanditse cyane reka dukoreshe terime y'umupampi ya nyayo nkuko twazikoresheje ntago yagaragaraga nkawe nkuko wenda wavuga ngo bagaragaraga gipampa ba anta bagaragaraga yego ukavuga uti se uyu wagaragayaga muri kirya gihe muri buriya buryo niba bafasha abangaba we kaheba yarabivugaga uyu nguyu ubwo bizarangira gutyo gusa nicyo abantu bose buri wese yibazaga rwose we yarakubwiraga ati ukomeza rero ni dasi nabikubwiye ngo yabwiye abantu inyamirambo ati njyewe ati ibyanjye ni mu mucyo ati ni mu mucyo ndabatangarije ibyanjye ni sawa cyane mwabibonye ariko ko hari abandi bagiye ariko njyewe ibyanjye biri mu mucyo rwose anamara rero iminsi nk'uko wabivugaga hakomeza arasinyishije ku gatandatu niyo mpamvu nakubwira ku mugoroba yerekeza i Bugande ubwo amaze kugenda baje kumushaka nyine baramubura banabona statise ko yavuze ko yagiye i Bugande wenda avuga ati yarajijishaga se ko twari ku rutonde amakuru ahari imbere yuko urengaho ariko yarabikeka bamwe ngo yababwiraga ko agiye Tanzania yabo yajijisha abantu ko agiye Tanzania n'ubundi ariko ajya Kampala none se yari yarahamagajwe ntabwo igeze hamagazwa ko mu bantu navuze bose baje bahamagazwa uyu sinigeze mujyaho urumva nubwo nari nzi ko ibyo bizagaruka kuko agaruka mu gihugu ariko se nanjye nyuma yo kugenda ya ubwo bariya bahamagajwe ntibahamagajwe mbere yuko agaruka bari barahamagajwe bo mbere yuko agaruka mu gihugu none no mu kese yewe shaka ko bari barayiretse bavuga ati n'ubundi yaragiye kure bizika abantu benshi bavuga ati Hunter yagerekeje muri Amerika abandi bati Hunter yagerekeje muri Australia urumva abandi bati Hunter aracyaburunga muri Afrika arimo arashaka abakinnyi yaracagenda mu bihugu hamwe arakese zajemo hari ahantu yaciye arabiringaniza neza mu imbabazi bituma nagaruka mu gihugu ariko izo mbabazi zishobora kuba zimeze nk'iza Georgine urumva Hunter ubwo yigiriye Bugande yego ndetse match yahuje Uganda na Algeria we na Ivan Minayete w'inshuti ndetse banabonaga mu mikino ya precision yaberaga kumumena yara kuri tapi babaga bari kumwe baganira yewe bivuga ko na Cukuma mu bamushizemo agatuza kugira ngo asinyishe Cukuma kugira afashwe kugira ngo muri Vipers Hunter yabigizemo uruhare avugana nande n'uyu mutoza Ivan Minayete n'abayobozi bo muri Vipers kuri chano yacu abantu barabonaho rwose turashyiraho ifoto yo kuwa gatandatu ni ya Uganda turayishyiraho turayishyiriho mu kanya urumva ariko na Ivan Minayete rwose bicaranye na Ivan Minayete muri stade ubwo Hunter we gahunda ze zari kuzavaho ngo yerekeza Tanzania kujya mu gihe bacani naho amakuru yaje gusukuma ejo kuwa kabiri iri tangazo rigiye hagaragara ariko se ko hari akantu nabonye kuwa kabiri nimugoroba kuri XA yandika avuga ati from Chane to Ngoma Stadium oya byaje kuwa kabiri nyine kaje kuwa kabiri nyuma y'itangazo urumva ubwo abantu bimvaga ko kubera ko yagurishije Dongo Mingi yenge amasaka giye Faustin akaba hari na Bingi Bero nubwo yavunitse byanze bikunze yari afite amatsiko yo kugaruka ingoma kugira ngo ajye kureba bari abakinnyi be yagurishije uko bitwara yego ubwo yaba nuko ngo indege ze zose yarazipostingaga agacaho n'indege ya Rwandair urumva ati iya mbere yuko tujya ku ya kabiri yavuze ngo let's grab our bags reka dufate ibikapu byacu and head to Chani 2025 tujye muri Chani 2025 happening in Tanzania, Kenya and Uganda. It will help us sharpen our scouting knowledge even more. Yes, yavuga ati ko bimufasha nyine kongera ubumenyi bwe mu bijyanye na scouting y'abakinnyi iyo Chani agenda bareba yarasigara mu yego indi rero ni 2 days ago
iminsi ibiri itambutse yashyizeho ati from Cani to Kigali ejo tuzahurira ingoma tudomo tubiri Rayon Sport vs Gorilla FC ashyiraho indege ya Rwanda. Yego ubwo byavugwaga ko ari buze ku Kigali bugaruka Kigali avuye muri iyo Cani akareba umukino wahuje Rayon Sport na Gorilla nkuko twavuze ko hari abakinnyi yagurishije iyo Twitter yureba amasaha yayandikiye iyo ndege aho rero ni dasi yabonye kuri X yeberita ubwo Twitter yikwereka ndi saa Instagram ndakwikore yandahita mbibona ntari kuri Twitter niba bitari mu ijoro ntabwo hari mu ijoro cyane ni hari saa 12. itangazo ryasohotse saa 9 itangazo urumva ko ari nyuma y'itangazo nyine saa 10 itangazo ryagiye hanze nka saa 8 gutyo saa 9 ubwo itangazo rimaze kujyaho ahagaragara yitabaje zimwe mu nshuti ze ndetse n'abandi bamushakaga babaciyemo ahanta aravuga ati ekisi yawe ntabwo ikirimo urumva kuko ahanta nigeze yitaba na rimwe urumva ibyari byumvaga nka rumazi magambo ko nawe ashakishwa wenda umutima ukamushinja ko hari ibyo wenda yariye muri aperi cyangwa yajyanye nabo cyangwa yabayemo uko yabayemo uko nabandi bafashwe babayemo nawe ariko yabayemo ariko hakaza abari bari ku YouTube bavuga ati hanta yahunze nawe akavuga ati kugira ngo yerekane abantu ko tahunze yagomba kubigaragaza ibyo arimo sibyo hanta kandi ubwo nanone aho abantu babiheraga naho nibena nkaho ngaho bavuga bati ko abandi babafashe nawe yararimo akaba yarari mu gihugu akaba agiye ubwo ntiyaba ari inzira yo kuvuga ati reka mbe mbitorotse mbe ninyonyombeye ndebe iyo byerekeza nabo abo bantu wenda nabyo babitekereza nubwo we avuga ko yaragiye nyene mu scouting ashaka abakinyi muri Cani ubwo umuhungu yaje rero gufata kuvuga ati wagaruka bwo bigaragara ko ubwo hari abantu bampaye amakuru ko nta kibazo mfite iyi mikoro n'imbuga nkoranyambaga bishaka kukubeshya cyane bishaka gukoresha ibindi bintu byagukoresha utangaza kubanga ibintu ngo bimeze none imbuga nkoranyambaga zo zaje zo nakandare yaherukaga ngo nkumfirime abantu ngo reka nkumfirime ngo araje yani imbuga zo nimbi cyane ubwo yaje gutekereza nyine kugaruka ashaka kuza kubera abo bantu bamubwiraga bati wowe hubura nta kibazo byarangiye ntubona n'itangazo ko ari 20 nta wundi wenda bazongera kurikirana rero bisi ziva Uganda ariko se umuntu aribaza uretse gato mutangaza umuntu aribaza ko imikino ya Cani yaragiyemo wari umwe yaraje kuri iyi match ngo arebe Dong Mengese cyangwa ari wa muntu wamuganije aho nacyo ni ikindi nyine baramuganije Uganda mwereka ko nta kibazo watega indege ya match imwe Faustin kandi ko ayo yari yarayariye ndavuga yo muri Dongo Mingi ntabwo ari mwigeragezwa banavuganaga karwaye urumva inde urwaye ni Dongo Mingi Dongo Mingi yarakinye oya Bero keretse ariko shaka nawe Dongo Mingi wari gukina urumva ikiri bumugarure kindi hari abandi bakinyi se yari buzane hari izindi negosi nanjye ndi kwibaza aho ngaho ntiyagomba kwigumira wenda muri iyo Cani akaba yakomeza nakubwiye ngo hanta yari afite abantu benshi bavugana muri zo bamwe mu nzego nyine bamuhumuriza urumva ubwo nawe yarikandagiraga yabikekaga ariko bakamubwira nta kibazo ufite mwana wizire hari ubwo wabonye tuguhamagara hari uwigeze guhamagaza ariko niyo tekinike nawe wa mugani yabona igihe cyose amaze yabona abandi bose yajyana nabo investigation uhumuriza umuntu yabona abantu bose bagiye bitaba azizana mu buryo bukoroheye utiriwe ujye kujya mu Rwanda ati we mu butekereza nturi kuko mukuza yageze ahantu nka saa 5 z'ijoro agiye gufata bisi imuzana i Kigali ahasanga imodoka iparikiye y'umuntu ufite plaque y'Ubugande haramubwira ati ko bisi mbona ziri mu kugira ntugiye ati Kigali ikintu numva no umuntu yahise avuga ngo aragarutse we yabonaga nta cyaha kiviri mu bantu 20 batangajwe nturimo ubwo rero niba ari ibyo yari yagiye ameze nk'ukwepa ariko se niba yaragiye afite information yuko nawe isaha n'isaha ya bamuhamagaza bakamubaza
kuki ayo makenga atakomeje kubaho ngo avuga ati ningerayo birangwa hari igihe uba utegura ibintu ariko wabona abantu bavuze ati aba nibo minisiteri y'ingabo itangaje wese ntiwigeze utumizwa sibyo ntiwigeze ugira ahantu hamwe uvuga ati itike y'indege nayiguze aha sibyo muri kese zagaragaraga abantu baguze itike z'indege nibo babanje cyane kubazwa iby'amahoteli ntawe wari ubizi ko wenda byanajyaho wenda no muri yatangazo nerisomye ngarisesengure yahise atekereza icyatuma yigarukira amahoro ye akibera ko bamaze gutangaza abashakishwaga ariko Faustin nge mutangaza agera mu nda sinoka nge ndi muri iriya kesi ya APR niyo naba ndi mu bagize gute kirya gihe nkaba naragizeho muhurira n'agafaranga ka bose urabasaba bahunge se oya ndi kubasaba ngo bahunge nagira amakenga no mu makenga ariko yaboneye nka kesi irangiye ariko yabonaga kesi irangiye nagira amakenga ahubwo nge nkanijyana ndakubwira ngo yabonaga kesi irangiye ngewe umva icyo nakora ari kwijyana batamutumije nagira amakenga ibyo mutangaza ajya kubaza uri gukangurira abantu guhunga oya ndi kubakangurira kwijyana se batabatumije ngo bajyane ubuhamya bavuga bati ngewe mumbaze bino batagutumije wakwifungisha wababwira ati nanjye mumbaze ariko bamukubita ngo ikinyoma hatari afitemo ikinyoma cyinshi bamukubita ngo siyasa kugira ngo abone agaruka mu gihugu ntabwo biba ari ikinyoma mutangazaje ni tekinike zo gushaka kuzana umuntu ngo ugire ibyo umubaza ariko mu buryo bugeze gute urabona rero nida no kwa ngo anta unabikurikiye neza baba bagikurikirana amakuru bitavuze ko izina baritekerezaga wenda mu bigaragara ariko wenda ahubwo muri aba bafashwe uko bagenda babaganiriza bababaza basanga nawe barimo batanga n'ubuhamya wenda basanga nawe bigenda byiyongera usanga nawe muhamya basanze nawe oya biranashoboka ko icyiciro cy'indege kirangiye wenda hari ikindi cy'amahoteli nabyo byashoboka urumva we rero kuko atarigeze yitaba yavuze ati reka ngaruke ariko mu madege nubwo twe twavuze indege za Misiri indege ni nyinshi indege ryo ni nyinshi indege za peri ni nyinshi niyo muri Tanzania RDF yanditseho indege ntabwo RDF niyo mpamvu ntabwo yavuze sekafu by'indege hazamo n'abo bacuruzi nyine wavuze bakuye muri shike ni indege nyinshi n'umudamu turaza kumugarukaho kuko nk'uyu wenda uraza kutugira wenda mu byo ashobora kuba akurikiranwaho ariko byagiye bivugwa bati yajyaga gushaka abakinnyi gusa bikavuga ko hari uwamufashaga urumva rero kandi nabwo yagiye Zambia yagiye ahana nabwo ntiyagendaga n'amaguru hari indege nyinshi cyane kuvuga indege za mbere y'indege ariko mbere indege ya piramide oya hari match yagiyemo za Uganda urumva nka match yahuje bafungura Nambole Stadium indege zo kujya kureba ba Kapumbu ni bari Kapumbu wa undi wa mukinyi watsinze ibitego bitatu Kevin Kapumbu oya Siakomba Siakambo wenda nizo ndege nazo zishobora kuba zabarwa nabari kibanda wenda zabaga za peni tubizi wamugani zabaga ziri muri ubwo buryo wenda bazimuhagamo twabimenye nyine nibyo kwibaza nabama ndiwe tubwiye ngo baguriye abakinnyi aperi bareka ntabwo nibyo nanjye nari nkubwiye ko ibyo namwe nakubwiye ngo iyi dosiye yaje gutya byanze kunze uwagize aho ahurira n'ikintu cyo muri aperi muri biriya bihe bikaba byagaragara ko nacyo kitari kinyuze mu mucyo uko byagera kose nta kuntu atagira amakenga ko nawe igihe n'igihe yagira gute yahamagarwa ngo nawe abe yabibazwa ubwo yaje kujya ku hantu bafatira bisi za Volcano hari i Bugande asanga bisi ishobora kuza kumutinza amasaha ashaka kugenda haza umuntu w'umunyarwanda yaraje na bisi ko yashyiragaho indege se amafaranga ashaka indege bya social media bya social media umuntu ugirika nyine no gukabya ashaka urumva kugira bereke ko akazi kagakora neza yeboya ni nka babandi bafoye nganye bakubiseho bati turaje abantu babishizeho ya video bakavuga ati bafoye nganye baje nkora nyambaga zakubeshe urumva afata umugabo aramubwira ati nanjye ngiye muri iyo bice byo ku mupaka wa Kagitumba wa Kagitumba wa Gatuna urumva oya Kagitumba harya gare yaho bayita ngo ni yahe gare ya Kagitumba cyangwa i Kampala bayita New Park
Gicumbi umunywanyi wanjye yarahamburiwe yarahamburiwe aje nshakisha yambuze harya mwari muri kumwe bari kumwe ni ukuvuga ngo buye uwo muntu yamubwiye ko we aje ku Kagitumba yaraje gushaka abantu bagenda baganira na bisi yashakaga ni ya Kagitumba kugira ngo azahita akomereza ingoma Kagitumba uraza ugere hariya Kagitumba ufate bisi kugeze Kayonza uhita ujya ingoma aranje aramubwira ati nanjye ngiye hafi y'umupaka ngiye kwirebera inka zanjye ati ndakuzi nkubona rwose ni Kigali ndahaza mubwira ubuca ahantu byose uburyo umuntu waje gushaka amakuru niwe wabimenya itakubwira n'ahantu akuze ataravuga ati mbonye rifite imodoka yihuta urumva ati reka nanjye ndamena amakano ka essence rwose tugende ati nabo bareke tujye tuganira aba bantu bandi wari ugomba gushyiramo ubagezaho hafi y'umupaka bareke bahita bagera mu modoka rumbarara Masaka igenda ari private cyo bita mbarara Masaka handa barawukandagira mungu arihuta nawe hariko agenda babwira abantu ati mugejeje sibyo abaganira ayohereza ku message aho bageraga bagafata ka cyayi we yabaga wenda yohereza ka message handa wenda nawe ari mu kurya kunywa ka kofa uko imodoka bahagaze zigira ahantu ugenda zihagara mufata akantu ko kurya cyangwa iki mu gihe uvuye Kampala ujya Masaka werekeza Gatuna yego araza rero aramuzana nose ibyari Kagitumba ariko ubwo anta hari kubera kutamenya se ibice bya za Uganda ntabwo Kagitumba ni Kagitumba ntabwo ari Gatuna nkubwira Kagitumba bamuzanye aramuzana amugeza Kagitumba buriya maje no kumuganiriza rwose amushyira muri muda mubaza ugiye muri amunyuza ku isoko anti naragufana amunyuza ku isoko rya Sofia za Sofia ari aramunyuza nk'ukwazi umugani wawe aramubwira agenda baganira umupira rwose amugurira na kapo y'umuzira abo tugushetera ku muhanda agenda amubwira ati turiye urumva turumbe harya turumbe bisobanura no gutera no gutera turumbe twatake twatake turumbe tugende turasitimu kabisa urumva baraza rwose baganira igiparuri cyose avuga ati ebana mfite abakinnyi nabashaka kuzazana bare ba Mamelda wo mfite uburyo nacishijemo ndabaranga ndabazi urumva ba Panturo Diarra n'abarangi APR biranga urumva baganira rwose umupira bimeze neza tekerezo ndakunda cyane wanazanye Big Bero ati nabyo urabona ko rwose nakazo uri kugakora neza cyane ati ebana handi bugande sara abakinnyi babonye ati dongo menge nikore burya nawe rero nubwo itamwemeye ariko nawe atazabamara burya namara gufatisha championnat irago yakinaga neza hano ati harabitwa barutonesha Hezbollah nabajyanye ise harabo yamugeza muri Iraq yagiye mu barabo nabagitego nabanje umuhungu ebana bagenda baganira kandi zirangendo kenshi rero ni dasi buryo uri mu ngendo hari gihe uhura n'umunyarwanda ukagira ngo wamugana umunywanyi wawe barashara kuganiriza ari umuntu muziranye afite umwangendo hirya yarara wari uburyo uhura n'umunyarwanda ukavuga ati umuntu se cyangwa tuziranye akakubwira ibintu byose ukora kavuga se ayo no mutarama rwose no mufana wacu kuri cana buri abadukurikiye cyane bari baba banatuzi tuzi ko ntarinzi ariko nge burya rero nida nge mu rugendo ndikandagira hari uwo twajyanye uva mutangaza uretse ngo uyu muyobozi uvuye mu kiganiro cya mu gitondo yabaye muri polisi harya yoya ntajya agiye kumva numva ati mwirirwe rero nida ariko rero nidahigeze kuba muri polisi igihe gito yayibayemo umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali yigeze kuba muri polisi FC igihe gito kabisa niyo mpamvu yari mu by'itangazamakuru niba yari mu bya stage avuye nko kwikosa ibintu nk'ibyo ngibyo niyo mpamvu rwose yagiye hari uwambwiye cyagiye njya Tanzania hariya Nairobi arambwira ati tujyana ati hano mbafitemo ahantu muri tingugurire kofi ngo tuye tuganira kandi amugana ibyorere timeze neza reka uburyo ugomba kwikandagira ugenda n'amakenga ntacyo nishinda gikomeye ayo ni ya makenga navugaga rero neza ko urugendo narwipangiye urajya kumva ngo uranjyana nawe unjyana he ni nyamo natinye ariko nyine nanone inshuti yikura ku nzira ubwo yaraje rero nta nshuti ukeneye ku nzira numva rero nidasaraje avuga ati sinagutera mu mafamu yanjye aho ngiye kwirebera inka zanjye reka ngugeze ku mupaka neza rwose ugenda amahoro n'umufana wawe uteze wambuke neza hageze rwose mvanamo ibikapu byo namubwira ati dore ngaho hariya uteza kuri immigration nawe nyine ahita ahamagara abagenzi bati nayaje
hanta agera muri migration abantu bari bamutegereje migration iramubwira ati nyura hariya pasiporo yawe ari ukuntu bayohereza ahantu urumva ukagenda uyikurikiye bakubwira ati genda usange runaka hanta yagezeyo asanga bamutegereje baramubwira ati niwe biganiro hanta okay twege turi ba runaka dushinzwe ibi hari kesi iyi n'iyi ubazwamo veyo tugende i Kigali tugende ujye kubazwa ibi bibazwa n'ibikapu bye icyo gihe uhita ukubitwa n'inkuba ihita kubitwa n'inkuba ibyari ingoma biza Kigali urwo rugendo ko ruba urugendo rwa Vigo atekereza ibyo yaganiraga na wa munywanyi ati kumbe wa munywanyi yaramudepoza amudepoza mu yandi maboko umunywanyi wenda yahise anisubira yahise yikatira yigendera abona ariho yibera hanta akubitwa n'inkuba aravuga ati ubundi ari kugura numva umugabo aravuga ati n'ubundi nari narutegereje nari ntegereje igihe wenda bazahamagarira cyari ikibazo cy'igihe imodoka barayatsa ica Gatsibo ku muhanda bakoze wabyumba uhingwa ku Murindi ahantu barira kaburushete rya Baytate Ronda sera n'ujye wamenya mu Rukomo urumva iraza nyine direct hariya ku Rukomo haba oya reka ngutondekere ukuntu imodoka niba ari Kagitumba imodoka yarazamutse inyura Matimba irakubita ikubitira rw'imiyaga irakubita ikubita ryabega irakubita ikubita Nyagatare inyura hitwa Bushoga irazamuka igera cyaba inyuraga Kirage ikubita cyaba yagira agenda igera ku nomero imwe irakubita igera Mimuri irazamuka igera hitwa Bibari irakubita igera Ingarama ikubitigira Gatsibo handi habe ibisambo Gatsibo burya habe ibisambo hariya Zangarama bijya kujya kwiba mu isoko rya minka cyane urumva irazamuka igera hitwa Burimbi ariko ubwo yanyuze za Nyagahanga irakubita irazamuka igera ku Cyuri irazamuka igera mu Rukomo barakubita rero bahita bagira gute ba Rukomo bamucisha inyama imbere ati reka turi kwihuta nawe ubwo barihuse hano bagera aho bita hano baheba indabo barahazi hano za Gasanze kubita mu muhanda bazamuka za hano za Kagugu baraza baramumanukana bamugeza imbere ya Rua Faisal aho agiye kubarizwa yari yamaze kubimenya nyine yamaze kwimenya ubusumba bimaze kwakirwa n'inzego uvuga ati n'ubundi kuvuga ngo ntabwo uhitira ku Murindi urabanza ukanyura Kacyiru Kacyiru aho bajya kubariza hari imbere ya Faisal ujya ku Murindi nyuma Murindi ujyayo ku mugoroba Kacyiru imbere ya Faisal kumenesha ibanga bakakubaza nyuma kwa statement kabazwa uyikora nta mwavoka umwavoka aza ugeze mu bugenzacyaha oya reka kereka bafite ako kanya uhita uhamagara umwavoka mbwa tujyane oya iyo ubishakira statement urababwira uti ntacyo mvuga ntacyo avuga barakujyana nyine bakazategeza igihe cy'umwavoka wawe ariko nyine iyo hari ibyo wikeka uhita utangaza nyine ibyo bintu barakubaza ukavuga ubwo rero baramufashe hanyuma mutangazagirira icyo nkubaza ko twavuze iby'indege we mu byo ufite mu makuru useseramo aragirizwa iki hari amakuru bagomba kumubaza kuko yagenze mbere gato yo gukomeza abantu bajye bumva aya makuru tuba twayacukumbuye ngira ngo ni mu itangazo twabonye ibyo twakomojeho yari indege n'ubundi yavugwaga ubu nawe ni iriya ndege ya piramide ni izindi ndege ni abakinnyi se baguzwe bihagaze bite kuri we hantari mu bantu bakoze ingendo nyinshi sibyo bamwe zikajyanishwa na APR mu bihe bihugu oya uretse ibihugu